Muraho neza, mwiriwe neza cyangwa se mwaramutse bitewe n'aho muri bakunzi b'iyi cano yanjye. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro ava ku Uwiteka. Aka kanya rero murabona igiti cy'umwembe ahangaha cy'inganzamarumbo ko navuga. Tugiye gukora akaji mu bibabi by'umwembe. Nababwiye yuko tuzajya dukora ibintu byose bifasha ubuzima bwacu, nkabigisha amaji meza yubaka ubuzima, nkateka indyo nziza, nkabigisha guteka indyo nziza yubaka ubuzima. Ntabwo ari upfa guteka gusa, ntabwo ari ugupfa gukora amaji gusa. Njye nababwiye ko icyanzanye cyampagurukije ari ukugira ngo twige guteka neza, twige gukora jaride, twige gukora amaji, byose bifitiye ubuzima bwacu akamaro. Ari jaride tuzakora ko nzajya mbibereka. Murabona hano mfite ibiti by'imyembe, mfite n'ibindi biti bitandukanye muri jaride ariko bifite umumaro. Ntabwo upfa gutera igiti gusa, njyewe gitera nzi icyo kimaze, nkagitera nzi icyo nzagikoresha. Ni muri urwo rwego rero ngiye kubereka muri kano kanya uko bakora ji y'umwembe. Ji y'umwembe ifite akamaro kenshi ariko ubu ngubu nibanze ku bantu diyabetike, abantu barwaye diyabete. Nabwiye ko tuzajya twiga uko twahashya ibi birwara. Biri mu bantu benshi, ibirwara by'ibikatu byateye, ibi birwara bita ibirwara bitandura, bireze cyane. Kera twari tuzi ko birwara abantu bakuru, abantu bakuze, abasaza, nabwo kandi bikaba ari bike, bitiganje cyane birwara abantu bakeya, cyangwa se hari abasetsaga ngo ni indwara z'abakire. Ariko muri iki gihe musigaye mubona ko nta mukire nta mukene, bose barabirwara, nta mukuru nta muto, umusaza n'umwana, umukecuru n'umutoya, bose barabirwara. Ni muri urwo rwego ngewe rero mu bushakashatsi bwanjye ngenda nkora, muri experience mfite mu byo nagiye nivura ubwanjye cyangwa se mfasha abandi, nabihaye umwanya cyane wo kubikurikirana, kubisoma, kureba ukuntu nabihashya, kandi byagiye bitanga umusaruro mu bantu batandukanye. Niyo mpamvu niyemeje kuza hano, abishaka bajye bakurikira, babyige, babikoreshe. Ndabizi neza ko bifite akamaro kandi muzampa ubuhamya. Aka kanya rero tugiye gufasha abarwayi ba diyabete. Ikirwara cya diyabete kireza ahantu hose. Murabizi ko ari ikirwara cy'igikatu cyica abantu benshi ku isi, kandi iriya miti yo kwa muganga nayo irakorohereza ariko ntabwo iyivura. Niba yayivuraga nta mudiyabetike wagapfuye, ariko murabizi ko bapfa ari benshi kuri iyi si muri ibihe bya none. Birakorohereza ariko umubiri wageraho ukamenyera iriya miti, bikarangira n'ubundi guhitanye. Ariko naje gusanga ko iyo wifashishije ibintu biri natirere, ibintu by'umwimerere, ibintu bya kinyarwanda, biravura cyane ku buryo rwose igenda burundu. Ukayifatanya na regime zitandukanye zitagoye, zidakabije, zoroheje rwose, nta kwivuna, ubundi ugasigasira amagara, ubuzima bugakomeza. Niyo itakira burundu wenda ku muntu utabikomeza cyane, utabiha imbaraga cyane, ariko icyo gihe ntabwo bishobora kumwica. Iragabanuka cyane mu maraso, isukari ikaba nkeya, niyo bitaba sitabure ariko akaba ari indwara ziko idashobora kumwica. Atari nka biriya byo kwa muganga unywa imiti ukanywa, ariko byageraho umubiri ukayihaga, bikarangira indwara kuzahaje ikaba yanakwica. Ngaya rero ni byinshi nzabereka bitandukanye, si ibibabi by'imyembe gusa bikora kuri diyabete, nzagenda mbereka n'ibindi bitandukanye. Kandi ntabwo ari diyabete yonyine tuzavugaho, tuzavuga no kuri hepatite. Ngenda mbereka ibintu bitandukanye biyivura, biyihashya burundu. Kuri umuvuduko w'amaraso, ku muvuduko w'amaraso naho tuzahagera bitandukanye. Ni ibintu tutamara inyuma. Nzajya mvuga ibitandukanye bishobora kugufasha, buri wese ajye yihitiramo ibyo yabona cyangwa se bimworoheye, kuko byose ntiwanabifatira icyarimwe. Ukoresha kimwe ejo ugakoresha ikindi, bityo cyangwa se ukibanda kuri regime iyi ngiyi. Byose rimwe ugakaba wakoresha ibibabi by'umwembe, ubundi ugakoresha ibindi nzakubwira. Icyo tuba tugambiriye ni ukugira ngo indwara ikire, cyangwa se yere kukuzahaza, yere kukugirira nabi. Murabizi ko diyabete hari n'abo iyo imaze gukomera, imaze kugera ku rwego rukaza, hari n'abo
yangiza ingingo z'umubiri. Nguyu umwembe rero tugiye kwifashisha ibibabi by'imyembe kugira ngo dukore akaji ushobora kunywa mu gitondo nta kintu urafata, cyangwa se nimugoroba ugiye kuryama. Izindi regime cyangwa andi maji nayo tuzajya tuyavuga buke buke ko tuzajya tubona akanya. Hari ibibabi bitandukanye rero murabona, hari ibingibi byumye bisa n'ibyumye bikomeye, hari n'utundi dutoya tukiri utwana kanubereke, murabibona nk'utu tujya gusa n'umutuku, ni twa tundi tuba tukiza tukiri dutoto. Hakaba n'ibindi byo hagati na hagati nk'icyo ngicyo byegeranye, murakibona kidakomeye cyane kitari na gitoto cyane. Iki rero cyo hagati no hagati nicyo turafata. Iki niba muri kukibona, iki ngiki ntabwo dukoresha aka ngaka, nako gakoresha nta kibazo, ariko kubikora cyane niko navuga turakoresha iki kiri mu wayene kiri hagati no hagati. Ntidukoresha iki cyumye, oya turareka iki ngiki, tureke n'utu dutoto dukoreshe aka ko hagati na hagati muri mwayene. Murabibona, reka mbibereke byose mubibone neza. Ngira ngo biragaragara. Hejuru hari kiriya cyumye cyane gikomeye, murakibona gisa n'icyatsi cyane. Iruhande hari kariya gatoto kakishibuka k'umutuku, iruhande hari akandi kasa n'icyatsi noneho cyererutse cyiza. Aka rero ko kari ku ruhande niko tugiye gufata. Turafataho ibibabi nka 5 biterwa n'akaji ushaka gukora uko kangana. Reka dukore nk'ikirahuri nere kubereka nyinshi, buri wese azajya akora bitewe n'uko akeneye ji yanywaho 2 wenda ku munsi, cyangwa se yanywa 1 mu gitondo, nimugoroba agategura iyindi. Yewe rero ngiye kuberekera ku kirahuri cyonyine kimwe, kore ji nziza iri concentre yafasha umuntu ukeneye gukira vuba. Ngibi bibabi, ngibi mwabibonye bimwe byo hagati no hagati, sinciye utu tw'umutuku, sinciye na biriya by'icyatsi bikomeye cyane. Tugiye kubitegura rero. Ahangaha rero ngibyo bya bibabi by'imyembe mu mazi, kubanza kubyoza neza, ukabitunganya, ukabikorera isuku n'amazi meza, ukabyoza. Amazi ni nk'aya gatatu, nuko mba nanga kugira ngo video itaba ndende cyane ikabarambira. Byakeye turabishyira mu mazi turi bubitekemo makeya, nk'ibirahuri 2, kuko nanababwiye ko ibibabi by'imyembe nka 5 wabikorera mu kirahuri kimwe cy'amazi, ariko urabona hano narengeje, ntabwo ari 5 gusa, umuntu aragereranya, ariko ibibabi 5, 6 mu kirahuri cy'amazi. Ibi ngibi nka 10 cyangwa 12. Ibi rero mu mazi tugiye gushyira ku mbabura, tubibize neza, hanyuma nibimara kubira ndabereka uko turi bubigenze. Tuzabereka nkuko nababwiye, nzabereka amaji menshi. Hano imbere murahabona igikakarubamba, ibintu byose mba narabihinze, mba bifite iby'ingenzi nzi ko bifite umumaro, nzi ko byamfashije bigafasha n'abandi, ndabihinga. Namwe rero abafite amajaride mujye mutera yega indabyo, nazo ni nziza, ni umutako mwiza, zituma umuntu ahumeka umwuka mwiza. Ibimera ni byiza, ariko mu byo dutera byose tujye dushyiramo n'ibidufasha, turwanye ibirwara, turwanye ibyo birwara bitandukanye byibasiye isi, byibasiye abantu b'ingeri zose muri iki gihe. Ibyo mbabwira rero ndabikora, njyewe ntabwo mpfa kuvuga ibintu ntazi,
ndabikora niba mbabwiye ji y'igikakarubamba ni uko nzi ko nyikoresha, ni uko nzi ko nayikoreshe, ni uko nzi umumaro wayo. Imyembe nayo murabona ko ntagiye kuyishaka kure, igiti cy'imyembe ndagifite hano mu rugo, mwakibonye, si kimwe si bibiri, ibyo byose bifite umumaro mba mbifite hafi. Naberekaga igikakarubamba rero, ngiki abatakizi uko kimeze, aloe vera, ndumva ari aloe vera hari mu zindi ndimi, abatabizi neza ariko ubonye amashusho utazi n'izina uhita umenya ibyo ari byo. Ngiki igikakarubamba ndagihinze, si iki gusa, hirya no hino kirahari mu rugo kugira ngo njye mbone ikihagije. Nunsabye cyo kumufasha simbura icyo muha, kuko intego njye ni ugufasha abantu, bimbamo cyane, ndabikunda. Ngiyo rero ji yacu kumbabura mu gasafuriya, ariko ubutaha nabwiye ko tuzajya dukoresha ibyungo. Amasafuriya nayo si meza, murabona nk'iyo ngiyo ukuntu ibisa, ntabwo iba ikeye umukara, kandi ubundi ntabwo ariko yakabaye isa. Bitewe n'iki? Amazi, ngira ngo mwese mujya mubibona, amazi aya ngaya dukoresha ya robine aba arimo imiti, wayateka mu isafuriya byahura n'iki cyuma cy'isafuriya bikaba umukara, ugasanga umuntu ari gukoresha ibintu bitagira ubuziranenge. Bikoresha gake nabyo, mba mfite ibyungo ku ruhande, nzabere kuko tuzajya dukoresha ibyungo, ndetse amasafuriya tuzagere tuyashyire ku ruhande burundu, kuko guteka umuti uragufasha nabwo, cyangwa regime byarangiza bikangizwa n'isafuriya cyangwa n'amazi abikoresheje, nabyo ni ikibazo. Buriya amazi, umuntu agiye abona amazi y'isoko akaba ariyo ateka akanywa, uba unyweye amazi meza cyane. Aya ngaya imiti ukayakoresha ibindi, ariko kuyanywa no ubishoboye, ariko utabishoboye, murabona nanjye hari igihe mbikoresha mu y'isoko nari mfite yashize gakeya, rero rimwe na rimwe nanjye aya ngaya ndayakoresha nkayanywa, ariko bidakabije ndimenya. Twebwe tugerageza gusigasira amagara cyane uko dushoboye, za mvugo zadutse ngo n'ubundi urapfa ibyo wakora byose, cyangwa ngo nta myaka 100, twebwe ntabwo tuzigenderaho, ntabwo tuzikunda, nta nubwo tuzikoresha. Dusigasira amagara uko dushoboye kose, ibindi ni ibya Nyagasani, ibindi ni ibyo Uwiteka tukabimurekera. Reka rero dupfundikire ibibabi byacu by'imyembe n'amazi muri uko gukora ji mu kanya n'ibibira. Ndabereka uko tubigenza. Ibibabi byacu rero uko mubibona byabize, maze nk'iminota 5 biri kubira kugira ngo bise. Aka ni agakukuri, umunyu w'igikukuri, nuko gaseye, ndagashyiramo gakeya. Karabira nk'umunota umwe gusa, igikukuri ntabwo kijya gitinda gushya. Ibi birahagije. Tizane yacu, ji yacu yabonetse. Kura ku ziko noneho. Ji yacu rero imaze guhora, uteruraho ugatereka igahora. Uko iri guhora niko iba iri kugenda irushaho gukora neza. Murabona ko yahindutse, n'aka gakukuri nasizemo birumvikana gatuma ihindura ibara. Agakukuri ni keza cyane cyane mu maji menshi y'ibyatsi bidufasha umuntu akanagamo. Ni keza ku buzima. Sinapresiza ngo ni keza mu biki, murabizi, cyangwa abakuzeho gato murabizi ko kera ababyeyi bacu, abakurambere bacu, abo dukomokaho, nta kintu, ni ibiryo bike baryaga bitarimo igikukuru. Nakuze mbibona kwa ba sogokuru,
bakakubwira ko ari cyiza gusa kandi koko ni cyiza. Wenda nzasoma neza mbabwira, ariko nanjye byangiyemo gutyo. Igikukuru ndagikoresha mu bintu byinshi, ibishyimbo. Mujye muteka ibishyimbo mushyiremo igikukuru, ni cyiza cyane, n'umunyu mwiza ntaho uhuriye n'uyu munyu usanzwe wa sodium duteka. Abo ba sogokuru na ba nyogokuru bari batangaje. Uzi ko baryaga ibishyimbo birimo igikukuru bitarimo n'uyu munyu usanzwe turya, bakanagamo gake cyane ko kugira ngo wenda bigire isa. Ariko burya ururimi biterwa n'icyo umuntu yamenyereye, icyo urumenyereje nicyo rumenyera. Barabiryaga birimo mu gikukuri kandi bikaryoha. Sogokuru wabaga bamutekeye uyu munyu usanzwe wakubeshya ugashyiramo wumvikana nk'uyu turya, ntabwo yabiryaga kuko imyunyu yawo byabaga ari igikukuru imbere y'ibindi byose, uyu ukaza nyuma. Ururimi ruramenyera par experience, ku babimenyereye. Hari aho nabisomye ko ikintu uhaye akanwa ukakirya iminsi 21, ndakeka ari 21, ubwo biba byarangiye. Ahubwo iyo ukoze imbusane birakubihira. Nk'ibi ngibi twamenyeye ngo amasukari, muzika isukari yo rwose ni kawo, nta cyiza cyayo. Ibyiza byayo nibyo bike ku bibi idutera. Ni isukari twamenyere kumva udashaka kunywa icyayi nta sukari, igikoma, ibintu byose isukari kandi nyinshi. Uzi ko uramutse ubyiyemeje ukavuga ati isukari, umuntu wa diyabete cyangwa se utangiye kuyirwara yumva bimugoye, akavuga ati reka mbyiyemeze, ukamara iminsi 21 utanywa isukari kugira ngo ugire ubuzima bwiza, kugira ngo niyo sukari imaze kuba myinshi mu maraso igende. Uzi ko nyuma y'umunsi wa 21 ushobora gukoza isukari mu kanwa ukaruka, bitewe n'iki? Ururimi rwamaze kubimenyera nyine. Ibyo tumenyereje rero imibiri yacu irabimenyera, nta nubwo wongera kuvanga ikintu kirabishye. N'aka ka gikukuri rero mujye mugashyiramo, bizajya bituma mushyiramo umunyu usanzwe muke, dore ko nawo hari ibibi ugira uyu munyu turya. Abarwaye za puresha, hypertension barabizi, muzabibabaze ko nacyo kintu cya mbere ngira ngo bakubuza. Niyo mpamvu rero kugira ngo babikubuze burundu, bagukure ku munyu burundu, watangira kwimenyereza kurya muke, ukajya ushyiramo n'agakukuru. Ngiyi rero tizane yacu, ngaka kaji kacu k'imyembe. Abantu ba diyabete muri hehe rero, muze mbereke uko bakagotomera, ubundi musigasire amagara, diyabete igende hamwe n'Uwiteka birakunda. Ngiyi ji yacu rero, ikirahuri cya ji y'ibibabi by'imyembe, harimo agakukuri gakeya. Murabona ko isa neza cyane. Uko bayitegura nabiberetse. Abarwayi ba diyabete rero bafite ikibazo cy'isukari itari stable mu maraso, abo muganga yamaze kubwira ko barwaye diyabete, ngahane munyegere tukanywe, tugire ubuzima bwiza, dusezerere diyabete. Ikirahuri cya ji ndakimaze, ji y'umwembe, ibibabi by'imyembe harimo agakukuri gakeya, nta kitwaye, nta nubwo ibishye ku bantu bakutinya ibintu bibishye bishari ngo birashariye. Iyi ngiyi ugira ngo ni nk'amazi uri kunywa, hahumuramo gusa ya mpumuro nyine y'ibibabi by'imyembe, nta kindi. Ntishariye, ntibishye, ntiryoshye, biraho ni nk'amazi. Nayimaze rero nasigayemo utwo hasi, natwo ndatunywa nta kibazo. Wowe rero urwaye diyabete, ufite isukari imaze kuba nyinshi mu maraso, nyegera tujye tunywa iki kirahuri cya ji y'umwembe buri munsi. Ikirahuri kimwe byibuze, niba mu gitondo ukibyuka bikunaniye na nimugoroba kabiri, hera kuri rimwe mu gitondo ukibyuka, cyangwa se nimugoroba ugiye kuryama. Gake gake uzagira umenyera, ahubwo ka kabiri ukishyireho ubishoboye nanone, kubera ko itabishye, nta kitwaye rwose, nta kibazo na kimwe ifite cyo kuvuga ngo wenda byagutera umunabi ngo birabishye. Nta na kimwe. Murabona akarahuri kuzuye ka ji
sinkamara nta kibazo na kimwe mfite, ahubwo bingirira neza. Tuzajya tubisangira kuko niyo naba ntarwaye iyo diyabete, nzi neza ko ibi ngibi safedi, nzi ko hari ikintu bikora ku mubiri. Nzajya nkomeza nsome ndebe, ntabwo ari diyabete yonyine, nubwo nakubwira ngo kuri kano kanya wenda ngiye nivuye iki, ariko nzi neza ko hari ikintu cyiza mba nkoze mu mubiri. Aho kwicara ngo unywe isukari y'igisoryo mu cyayi, nakwicara nkanywa aka karahuri ka ji y'ibibabi by'umwembe, kandi nkaba nzi neza ko nsigasiye amagara. Sinavuga ngo wenda ibyo nzajya mbereka byose ngomba kubinywaho. Ni urugero, umurwayi wa diyabete ubu ngubu twagiye atangire buri munsi ikirahuri cya ji. Njyewe ikinyweye ni ukubereka, ntabwo uvuga ko nanjye buri munsi nzajya nkinywa. Mfite ibindi nywa buri munsi, nzagenda mbibereka kuko nzi neza ko bimfasha. Hari ibyo unywa kubera kugira ngo digesi igende neza, hari ibyo unywa kugira ngo amavunane, umunaniro, siterese, ubwonko buruhuke. Ibyo byose turi kumwe mwebwe, gusa baravuga ngo nimukureho urushinge, nimukureho igikumwe cya like, nimukureho subscribe, ntimuyibagirwe. Turi kumwe, ubundi duteke, twige guteka, twige gukora amaji atandukanye, twige gukora jaride y'imbuto zitandukanye n'ibyatsi bitandukanye bidufitiye akamaro. Intego yacu ni ugusigasira amagara, ni ukugira amagara mazima, ni ukugira impagarike. Murakoze, turi kumwe, tuzasubira. Bye.